twongeye kuganira muvandimwe ibyerekeye n'ijambo ry'Imana, ijambo rishimishije ubwo duherutse kwigira hamwe amagambo aboneka mu gitabo cya Yesaya igice cya 54 mu wa 13, aho Yesu yavuga ko tuzigishwa n'Imana, ko bose bazigishwa n'Imana. Ikintu twagitinzeho nizeye ntashidikanya ko umwuka wari yabashije kugira ngo aba yakubashishije kumva icyo Imana ishaka kwigisha. Kwiga ntabwo bijya birangira, tubwirwe yuko no mu ijuru tuzahora twiga. Byonyine kumenya ukuntu Yesu Imana iri mu ijuru n'isi yaje akemera kuba umuntu, akigira umuntu, afite umugambi nyamukuru kugira ngo ducungure, agapfa akazuka akaba ari mu ijuru. Ibyo bintu tuzabyiga iteka n'iteka. Ubu ntabwo dushobora kubyumva, ariko nk'uko twabivuze ubushize tuzigishwa n'Imana, ibyo zabitwigisha tugeze mu ijuru tubisobanukirwe neza. Cyo nkundira ku munyeshuri, nk'uko nabivuze, nabaye umunyeshuri, ndacyari umunyeshuri, nawe uri umunyeshuri ushaka kwiga cyane cyane gucukumbura ijambo ry'Imana rivuga. Ntitwabyishoboza rero, niyo mpamvu dufite umwarimu kaminuza, umwarimu wandikisha ibitabo. Uwiteka niwe udusobanurira uburyo umwuka wera yaduhaye uri muri twebwe, niba twaramwakiriye, ni Yesu Kristo arimo kudusobanurira iby'urukundo rwe. Hari umuntu umwe mu bigishwa binkunda kuvuga, nasomye igitabo cya Yohana cyane cyane, Evanjili nk'uko yanditswe na Yohana, ubutumwa bwiza nk'uko yanditswe na Yohana, n'ibitabo byo yanditse byo rwa Yohana, rwa kabiri n'urwa gatatu, n'ibyahishuwe niwe Yesu yabihishuriye. Yohana yari umwigishwa mwiza, yumviraga Yesu ibyo mubwira, yatega amatwi akumva, agira n'amahirwe yo gusobanukirwa n'ibyo Yesu yamubwiye, arabyandika. Reka mbere yuko twinjira mu cyigisho cy'uyu munsi, nongere nsabe ko twicisha bugufi tugasenga. Tugiye kwiga icyigisho abantu benshi badasobanukiwe, ariko uyu munsi turasaba Uwiteka kugira ngo ukatwigisha akidusobanurire. Mbese kurya umubiri no kunywa amaraso ya Kristo bimbwiye iki, bikubwiye iki? Umuntu yarya amaraso, yarya umubiri w'umuntu, Yesu yari umuntu, amaraso y'umuntu, Yesu yari umuntu, azahora ari umuntu iteka ryose, kubera ko aryo yiyemeje. Nitugera mu ijuru tuzamubona uko ameze, uko yari ameze muri iyi si. Reka Imana dufashe twumve icyo Yesu yashakaga kuvuga ku byerekeranye n'umubiri we n'amaraso ye, icyo bivuga mu bugingo bwacu. Ko bashaka kwiga Bibiliya bigishwa n'Uwiteka. Reka dusenge. Data, twongeye kuza imbere twicishe bugufi, tuzirikana ko turi abantu bakeneye kumenya uri we, gusobanukirwa neza n'ibyo wandikishije abagaragu bawe, wakoresheje cyane cyane Yohana, inshuti wakundaga, yayindi wasigiye inshingano yo kwita ku mubyeyi wawe. Yohana yakoze akazi yari ashinzwe neza, n'ikimyimyi nkunda rwose Mana, uko wamwiyeretse ku kirwa cya Patimosi, ukamuhishurira ibizabaho mu gihe kiri imbere, akabitwandikira tukaba tubisoma uyu munsi. Mwagiye gusoma amagambo yanditswe mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe muri Yohana igice cya 6:54. Isomo tugiye gutsindagira muri uyu mwanya ngo dusobanure. Nyagasani, duhe kumva ibyo ushaka ko tumenye ku byerekeranye no kurya umubiri wawe no kunywa amaraso yawe. Tubana buri wese Mana, ariko ikiruta byose ubashisha abavandimwe duhurira kuri uyu murongo, bumve iki cyigisho, bumve iyo audio Mana, kugira ngo basobanukirwe neza, kandi kubw'ubuntu bwawe bashe gusobanura batarakumenya hirya no hino, n'abakumenya batakuzi neza Mana, basobanukirwe n'icyo ushaka kuvuga. Wabwiye Yohana, wamuyoboye kwa ngo byandike cyo kunywa amaraso yawe no kurya umubiri wawe bishaka kuvuga. Ngaho tubashira Nyagasani, ukore wenyine mwigisha wacu, tubashe kumva ijwi ryawe, turyumvire kuko mbisabye ubuduhere ubuntu mu izina ry'Umwana wa Yesu Kristo, amen. Kurya umubiri no kunywa amaraso ya Kristo. Umuntu
yakwibaza ati ibi ngibi Yesu yabivuze ashaka gutsindagira iki? Reka dusome uko yabivuze mu gitabo ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana, turi ku Yohana 6:52 kugeza kuri 54. Reka twumve icyo Yohana yanditse. 52 avuga ngo abayuda bajya impaka bati, mbese uyu yabasha ate kuduha umubiri we ngo tuwurye? Yesu arababwira ati, ni ukuri ntabwira yuko nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu ntimunywe n'amaraso ye, nta bugingo muba mufite muri mwe. Rya jambo ry'ubugingo riragarutse abavandimwe. 54 arakomeza avuga ngo urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye aba afite ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka. Umuvandimwe aya magambo arumvikanye. Arakomeza avuga ati 55 kuko umubiri wanjye ari byo byo kurya by'ukuri n'amaraso yanjye ari byo kunywa by'ukuri. Urya umubiri wanjye akanywa n'amaraso yanjye aguma muri jye, nanjye nkaguma muri we. Nk'uko data uhoraho yantumye, nanjye nkaba ndiho ku bwa data, niko undya nawe azabaho ku bwanjye. Uyu ni wo mutsima wavuye mu ijuru, si nk'uwo basekuruza wanyu bariye bagapfa, ahubwo urya uyu mutsima azabaho iteka ryose. Haleluya. Kuri 58 kumusubiremo. Uyu ni wo mutsima wavuye mu ijuru, si nk'uwo basekuruza wanyu bariye bagapfa, ahubwo urya uyu mutsima azabaho iteka ryose. Kubaho iteka ryose. Iryo jambo muvandimwe reka ryinjire mu mutima wawe, ryinjire mu bwonko bwawe, utekerezeho wumve icyo ushaka kuvuga. Nongere nsindagire yuko turi kwiga twigishwa n'Uwiteka nk'uko Yesu yabyanditse ngo twabonye mu cyigisho cyatambutse. Yesu uyu munsi icyo kintu kikubwiye iki? Abayuda bari bafite ikibazo kigaragara, ariko ntibarasobanukiwe neza n'icyo Yesu ashaka kubabwira. Yesu abisobanuye byose hariya. Kurya umubiri we n'amaraso ye ni ubugingo buhoraho. Abasekuruza babayeho bakera ntabwo bariye umutsima w'ubugingo nk'uko turi kurya ubu ngubu, ariko byari biteganijwe ko mu gihe cy'imbere kizaza bari bizeye ko uwo mutsima w'ubugingo azaza ari Yesu Kristo, we nzira n'ukuri n'ubugingo. Kumwakiriye akamugira uwe ngo twabisomye, ko twabwiriye hamwe icyigisho gisize, aba ari umwe nawe. Umwuka we wa Kristo wari umwe nawe, na kamere ya Kristo iba kamere ye. Twibuke yuko ntawe uzajya mu ijuru adafite kamere ya Kristo. Nizo mpamvu dutsindagira buri munsi bavandimwe, kugira ngo tumenye tudashidikanya yuko kamere ya Kristo, haba mwakiriye haba mwegura imitima yabo, ibi yawe iyo dukomeje komatana nawe, iyo dukomeje kugendana nawe, dukomeje kumusenga tubutitsa, iyo dukomeje kumuzirikana mu byo tuvuga n'ibyo dukora, tuzirikana abo turi bo, ko turi abana b'Imana. Icyo kintu tute kukibagirwa. Ese muvandimwe, buri munsi kubyutse, buri munsi kubikora, buri munsi ibyo uvuga, ibyo utekereza byose birebana na titire wahawe kuba warakiriye Yesu, cyane cyane kuri umwigishwa wa Yesu, ko Yesu yakugiriye ubuntu bwo kugira ngo akumenye nawe umumenye, cyane cyane kumenya uwamutumye, data wa twese, no kumenya Yesu watumwe kugira ngo twigishe, atwereke Yesu, atwereke data wa twese. Ngiryo ibanga ry'umukristo, ibanga yahawe kugira ngo arisobanurire abataramenya Yesu ari we. Niyo nshingano yo kuba umwana w'Imana, kugira ngo dufashe abavandimwe bari mu shusho y'Imana bataramumenya nk'uko tumuzi. Ni inshingano itoroshye rero, ariko iroroshye kubera yuko byose tubibashishwa na Yesu Kristo uri muri twebwe. Byose ntabwo ari kimwe si bibiri, byose nk'uko tubara ibyaha byacu byose akatweza n'iyi yose, rwari icyambere mu 9 byose akatweza, niwe utweza. Ntabwo umwijima n'umurumuri bibangikana mu buzima bw'umuntu, ntibibaho. Iyo Yesu yinjiye mu mutima wawe araweza,
akagutunganya, umwijima ukagenda, haba urumuri rw'imitima yacu. Iki cyigisho gikomeye ku mukristo, ku mushaka kumenya Kristo koko, uwa Kristo uwo ari we wese. Cya gitabo ndacyakomeza kukivuga kubera ko igitabo cyiza cyane. Ntabwo igitekerezo cyabayeho cy'umudamu wari umwisilamu utari uzi ibyerekeranye na Kristo. Uzi ko abavandimwe bacu b'abisilamu basenga, bazi ko Muhammad ari we umuntu umuhanuzi ukomeye, ariko uwo mubyeyi umudamu w'umwisilamu yafashe umwanzuro wo gusoma igitabo cyitwa Ifuza ibihe byose. Akirangije ashakisha ahantu itorero risenga mu by'ukuri rikurikiza ibyo Yesu yavuze. Yabaye umwizera w'itorero ryacu ry'Abadventiste umunsi wa karindwi. Abizera bashingira kuri Bibiliya gusa, bagendera ku ijambo ry'Imana 100%. Ikitari mu ijambo ry'Imana bakakirinda. Reka nsome mu cyo gitabo icyo uwanditse igitabo yavuze kuri page 62. Yaravuze ngo Kristo ntabwo yigeze apfobya ibimenyetso byamushushanyaga. Yabibukije uko kuri akoresheje amagambo akomeye ati, yani nasomye mu kanya, ni ukuri ndababwira yuko nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu, araba Yesu Kristo, ntimumwe n'amaraso ye, amaraso ya Yesu, nta bugingo muba mufite muri mwe. Iyo Yesu avuze ngo inshuro ebyiri ngo ni ukuri, ayo magambo tuyitondere. Arashaka gutsindagira yuko ibi bitabaye nta bugingo dufite. Uburyo umubiri wanjye akanywa n'amaraso yanjye aba afite ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka. Ku umubiri wanjye ari ibyo kurya by'ukuri, n'amaraso yanjye ari ibyo kunywa by'ukuri. Uburyo umubiri wanjye akanywa n'amaraso yanjye aguma muri jye, nanjye aguma muri we. Haleluya! Ese muvandimwe, uri muri we, nawe ari muri wowe? Aho tuyibaze, wanyoye ku maraso ya Yesu, wariye umubiri wa Yesu. Arakomeza avuga ngo kurya umubiri no kunywa amaraso ya Kristo ni ukumwakira nk'umukiza wacu, twiringiye ko atubabarira ibyaha kandi ko twuzurira muri we. Ngiki igisobanuro cy'ingirakamaro. Kurya umubiri no kunywa amaraso ya Kristo ni ukumwakira nk'umukiza wacu. Ese Kristo ni umukiza wawe? Ese Kristo ni umukiza wanjye? Twiringiye ko atubabarira ibyaha. Mbese muvandimwe, wiringiye ko ibyaha byawe byababariwe, ko wejejwe na Yesu, kandi ko twuzurira muri we? Muvandimwe, wuzuriye muri Yesu? Ntuzuriye muri Yesu? Ibi ni ibibazo umuntu wese ashobora kwibaza. Nta gisubizo na kimwe nagutangira hamwe nacyo wantangira. Kubera iki? Kubera ko buri wese azabazwa ibyo yigishijwe. Ubu turi kwiga twishwe n'Umwuka Wera twahawe, adusobanurire. Nyabuneka umva, wumvire, uzirikane cyane cyane ko wakiriye Kristo nk'umucunguzi, umukiza wawe, ko wiringiye ko akubabara ibyaha byawe, kandi ko wuzurira muri we. Nta handi nta wundi gukizwa kurabamo uretse muri we. Umwanditsi akomeza avuga ngo iyo tuzirikanye urukundo rwa Yesu, tukarutekerezaho kandi tukarunyweraho, nibwo dusangira nawe kamere ye. Mbisubiremo, iyo tuzirikanye urukundo rwa Yesu, tukarutekerezaho, aho gutekereza ku by'isi, gutekereza kuri ibintu tureba hirya no hino, tugatekereza ku by'ijuru, cyane cyane aho Yesu ari, ibyo yadukoreye, kandi tukarunyweraho, nibwo dusangira nawe kamere ye. Ya kamere navuze yonyine dukeneye tuzagera mu ijuru. Niba udafite kamere nk'iye, ntabwo ijuru ari iryawe. Ariko umuvandimwe, uyu munsi ni umunsi
wumvira ijambo niba uryizera ni amahirwe, uragira kamere nk'iya Yesu niba umwakiriye mu 100%, wemeye kwa mutware w'ubugingo bwawe 100%. Umwanditsi akomeza avuga ngo uko ibyo kurya bikenewe n'umubiri niko ubugingo bwacu bukeneye Kristo. Ese utariye 1, 2, 3 ntunywe 1, 2, 3 iminsi 2 cyangwa 3, wakumva umeze ute? Ubugingo bwawe bumeze bute? Nk'uko turya, nk'uko tunywa, niko ubugingo bwacu bukeneye Kristo. Ibyo kurya ntibishobora kutugirira akamaro keretse tubiriye maze bikaba igice kigize umubiri wacu. Na Kristo nta gaciro yaba afite muri twe turamutse tutamuzi nk'umukiza wacu. muri seneso na Kristo nta gaciro yaba afite muri twe, we nanjye, turamutse tutamuzi nk'umukiza wacu. Ese Kristo tumuzi nk'umukiza wacu? Icyo ni ikibazo we nanjye tugomba kwibaza. Kumenya Kristo mu magambo ntacyo byatumarira. Tugomba kugaburirwa nawe, tukamwakira mu mutima wacu kugira ngo ubugingo bwe bube ubwacu. Mbisubiremo, tugomba kugaburirwa nawe. Atugaburira iki? Buri munsi aduhabwa ibyo kurya by'ubugingo biboneka mu ijambo rye. Tugomba kugaburirwa nawe, ntabwo ari undi wundi. Ni Yesu tugaburira mu buryo bw'umwuka, tukamwakira mu mitima yacu. Mbese uramwakiriye muvandimwe? Ikibazo twakivuze inshuro nyinshi, igitsindagira buri munsi kugira ngo twumve yuko mu by'ukuri tutari kwihenda, ko twakiriye Yesu mu bugingo bwacu, kugira ngo ubugingo bwa Yesu bube ubwacu. Nta bundi buryo, nta yindi nzira, ni kugaburirwa nawe no kumwakira mu mitima yacu kugira ngo ubugingo bwe bube ubwacu. Icyo kintu gikomeye gite? Utekereze, icyo usabwa ni iki? Kwemera kugaburira ibyo kurya by'ubugingo buri munsi, mu gitondo, saa 6, mugoroba. Tukamenya nka Daniyeli ko buri 3 ku munsi dusenga asaba ibyo kurya by'ubugingo, dusaba wemera kuduha ku buntu nta kiguzi, bityo tukakira urukundo rwe n'ubuntu bwe. Arakomeza avuga ngo icyakora n'ibyo bishushanyo ntibyerekana neza amahirwe y'isano abizera bagirana na Kristo. Yesu yavuze ati, nk'uko data uhoraho yantumye nanjye nkaba ndiho ku bwa data, niko undya nawe azaba ku bwanjye. Yesu niwe ubivuze. Nk'uko data uhoraho yantumye nanjye nkaba ndiho ku bwa data, niko urya umubiri wa Yesu, nk'amaraso ya Yesu, nawe azabaho ku bwa Yesu. Nk'uko umwana w'Imana abeshwaho no kwizera se, niko natwe dukwiriye kubeshwaho no kwizera Kristo. Yesu yizeraga se, impamvu ki twe tutakwizera Yesu? Yesu yari yariyeguriye byimazeyo ubushake bw'Imana, ku buryo mu mibereho ye yose yahangaga amaso kuri se. Nubwo yageragejwe mu buryo bwose kimwe natwe, yabaye ku isi, nyamara ntiyanduzwa n'ibibi byari bimuzengurutse. Natwe rero dukwiriye gutsinda nk'uko Kristo yatsinze. Data wa twese tubashishe kumva iki kintu, aya magambo akomeye cyane. Reka nsubire muri amagambo. Nk'uko umwana w'Imana abeshwaho no kwizera se, niko natwe we nanjye dukwiriye kubeshwaho no kwizera Kristo. Cyane cyane tuzirikana yuko kwizera ari impano duhabwa na Kristo, kuko Kristo rutangiza kwizera muri twebwe. Yesu avuga ngo Yesu yari yeguriye byimazeyo ubasha bw'Imana. Mbese muvandimwe, wiyeguriye Yesu 100%? Waramwiyeguriye burundu, ku buryo mu mibereho ye yose yahangaga amaso kuri se. Wowe nanjye nyine duhanze amaso ku bibazo byo muri iyi si. Twibuke igitekerezo cya Petero igihe Yesu yamubwiraga ati, ngaho ngwino, niba ushaka kugenda ku mazi nk'uko ndi ku mazi, ngwino. Petero yavuye mu bwato ajya ku mazi, aragenda ahanze amaso Kristo.
ariko hatsinze cyaje hagati ye na Kristo, atangira kureba hirya no hino, atangira kuzika. Ariko Yesu Petero agira ubushishozi bwo gutabaza, nkiza. Yesu amufata akaboko amuzamura. Niduhanga amaso Kristo nk'uko we Yesu yahanze kuri se, ni ukuri niko bizagenda, nawe azadufasha, ntataduterana na rimwe. Ni isezerano yaduhaye, azabana natwe igihe cyose nitumwiyegurira burundu, nitumuhanga amaso buri gihe cyose. Ikindi ijambo ry'Imana tuvuga yuko nitushaka kumuhanga amaso tuzarushaho kumera nka we, ubwiza bwe buzaba muri twebwe, abazatubona batumera nk'abana b'Imana koko. Mwebwe igitekerezo cya Mose yamaraga iminsi 40 mu musozi wa Sinayi, yamanutse ashishagirira ubwiza bw'Imana, kuko yari mu bwiza bw'Imana, ahanze amaso Imana. Nawe nuko, nanjye nuko, niduhanga amaso Kristo nk'uko yahanze se, natwe tuzagira ubwiza nk'ubwe. Ikindi nshaka kurangirizaho ngo nubwo yageragejwe mu buryo bwose kimwe natwe, yabaye ku isi, nyamara ntiyanduzwa n'ibibi byari muzengurutse. Natwe rero dukwiriye gutsinda nk'uko Kristo yatsinze. Kunesha kwa Kristo, gutsinda kwa Kristo ni ukwawe n'ukwanjye muvandimwe, niba wiyeguriye 100%, niba wiyemeje kumuhanga amaso buri gihe cyose. Imbaraga Yesu yari afite nizaduha. Niba tubarisha byose tubyibuke, iryo jambo ntitugibagirwe. Niba ari muri twebwe tubarisha byose, ntazaduterana na rimwe, azabana natwe igihe cyose. Muvandimwe, reka Imana idufashe muri uyu mwanya, muri icyigisho, tuzirikane icyo Yesu ashaka kutubwira hariya. Turye umubiri tumwe n'amaraso ye, bisobanura kumwakira nk'umukiza wacu, twiringiye ko atubabarira ibyaha kandi ko twuzuje muri we. Tuzirikane ukuntu yadukunze, tuzirikane gahunda dufitiye, gahunda nziza. Ntabwo yifuza ko hagira urimbuka n'umwe, yifuza ko twe tugira ubugingo buhoraho none n'iteka ryose. Ubugingo ijuru utangira hano ku isi. Niba Yesu Kristo kurimo none ubu ngubu ugakomeza kubana nawe, ni ubutangiye ubuzima bwiza, ufite amahoro tuja kuri we, nta mpamvu nimwe ufite gushidikanya. Ni ijambo ry'Imana rikubwira, ni umwuka wite kukwigisha, ntabwo ari umuntu ntuwite kubikubwira. Umva ijwi ry'Uwiteka uyu munsi muvandimwe, uhanga amaso Kristo nk'uko Yesu yahanze se. Nta kimwe cyiza kimutsinda muri iyi si. Hanga amaso Kristo, uzaba umunesha nk'uko Yesu yanesheje. Ntabwo ari wowe ubivuga, ntabwo ni Imana ibivuga, ibikubwira kandi ikubashisha byose. Niba Yesu akurimo, ntabwo azaguterana muvandimwe, bisubiyemo. Nditsinda rwose ko amahirwe dufite nuko twamenye abo turi bo, tuzo duhanze amaso ni Yesu Kristo, tuzi imbaraga ze, tuzi aho ari, tuzi ububasha afite. Reka Imana dufashe uyu munsi, we nanjye tumashe kamwe, tumvuge tuti Mana, ngushimiye kuri kunyigisha. Mana, mpakurya umubiri wa Kristo, mpakunywa amaraso ya Kristo, mpakurya umubiri no kunywa amaraso ya Yesu. Nzirikane ko nkunda, ngukunde nanjye, umbashe gukunda kurushaho, nguhanga amaso iteka n'iteka. Mana, kurushaho guhanga amaso wowe ubwawe, umpindure, ungire wawe burundu, untegure ugiye kuzahindukira mu isi imbere, uje gutwara abera, muhamagara abera, jyewe na bagenzi banjye ukumva ijambo, n'abandi bazaryumva bayobowe n'umwuka wawe wera. Mana, uzabe twiteguye gusanganira, utujyane mu bwami bwawe. Ni cyose rwose nisabira mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Data, urakoze kugira ngo twibutsa aya magambo y'ihumure yo kurya umubiri no kunywa amaraso ya Kristo. Dufashe Mana, dusobanukirwe no icyo ashaka gutsinda, yari ko tumwiyegurira burundu, tukamuhanga amaso igihe cyose, tukazirikana ko yanesheje kubera ko yari kumwe nawe, yayomatanye nawe. Nta kintu na kimwe yigeze akora atayobowe nawe. Waramutumye, arumvira. Yesu no gusubira mu ijuru yadutumye, natwe ni inshingano dufitiye ko adutumye, ariko avuga ijambo ryiza yuko azaba natwe buri gihe cyose. Ubu ari kumwe natwe mu buryo bw'umwuka buri gihe cyose, ataduterana na rimwe. Twe umwana kuzirikane aya masezerano dufite, twahawe n'Imana idashobora kubeshya, Imana ishobora byose, Imana idukunda kandi yifuza ko tuzabona iteka n'iteka nidukomeza kwizera.
nidukomeza guhanga amaso Kristo waducunguye bitubashe nyagasani kumwe gusabye mwiringiye mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amen. Murakoze nshuti bavandimwe, mumaze kumva iyi miburo ibagezwaho n'urubuga rw'abahamya ba Kristo. Duharanire twese kuba mu ruhande rwa Yesu Kristo, tuva mu byaha kandi tumwitegura kuko ari hafi kugaruka. Duhitemo Yesu bikiri none kuko ejo atari ahacu. Ushaka kutwandikira wajya ku rubuga website abahamyabakristo.org, email info@abahamyabakristo.org, kuri telefone guteranya 1 7 7 8 5 6 6 7 9. Abahamya ba Kristo twishimira ababaza ibibazo cyangwa abaduha ibitekerezo. Mudufashe musangize inshuti n'abavandimwe iby'iyi miburo. Uwiteka abahe imigisha myinshi.